Ndagusuhuje reka nguhe ikaze. Uyu munsi tujya kurebera hamwe umuntu bita Ngunda, amateka ya Ngunda n'umugani wa Ngunda. Ese wowe Ngunda umuziho iki? Ese wowe Ngunda wamwumva gute? Reka turebere hamwe amateka ya Ngunda n'umugani we. Ndabasuhuje cyane ku migani n'ibisakuzo. Murakaza neza ku migani n'ibisakuzo. Uyu munsi turaganira ku mugani wa Ngunda, umuntu uzwi cyane mu muco nyarwanda kubera imbaraga ze zidasanzwe zo gukora, ariko akagira n'ingeso idasanzwe yo kurya cyane. Ni inkuru ishimishije kandi irimo isomo rikomeye. Inkomoko y'umugani wa Ngunda. Bavuga ko mu gihe cya kera hari umuntu witwaga Ngunda, wari uzwi mu gace k'iwabo nk'umuntu ukora cyane kandi ugira imbaraga zidasanzwe. Uruhare rwe rwari ingenzi mu bikorwa byose bikomeye by'abaturage, yaba ari uguhinga, kubaka cyangwa kwimura ibintu biremereye. Ariko kandi Ngunda yari afite n'umwihariko udasanzwe. Yari umunebwe mu mico yo gusangira no gutekereza ejo hazaza he. Icyamuranze cyane ni uko ibyo yakoraga byose byarangiraga abyiririye, cyangwa se ibyo yahingaga byose byarangiraga abyiririye wenyine adasangira n'abandi. Akarya ibiryo byinshi ku buryo abaturanyi be batifuzaga kumwegereza mu gihe cy'iminsi mikuru, igihe babaga babaza amatungo cyangwa se batetse ibindi biryo bishamaje. Nta muntu wishimiraga ko Ngunda yamusura muri iyo minsi mikuru. Uyu mugabo wavugwaga cyane mu bihe byo gusetsa cyangwa kwigisha abana ko nubwo umuntu yakora cyane, kutagira ishyaka ryo gusangira bishobora kuba imbogamizi mu buzima bwe. Gusangira ni byiza no gusabana. Inkuru nyirizina Ngunda nuko yatunguye abandi. Bavuga ko umunsi umwe abaturanyi ba Ngunda bamwifashishije mu kubaka inzu y'umuturanyi wari wasenyewe n'umuyaga. Ngunda yakoze akazi gakomeye, yubaka inzu yose mu munsi umwe. Byarangije abaturanyi bose bamusabiye igihembo cyo kumushyira mu rugiho rw'ibiryo. Igitangaje, Ngunda ntiyashimishijwe n'ishimwe ry'umutima, ahubwo yahise agira ati, nanjye se nsangiye n'abandi? Mumpera ikigega cyose njyenyine. Nuko agenda ararya ibiryo byinshi ku buryo byarangiraga abaturanyi baseka bati, Ngunda ararya nk'imbwa iguye mu ruhongore. Ngunda yararyaga cyane, abaturage bakamwirahirira pe, yararyaga. Reka turebe isomo twakura kuri uyu mugabo. Uyu mugabo witwa Ngunda utwigisha ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere atwigisha gukora cyane. Nubwo Ngunda yari azwiho gukora cyane, ibyo ntibyamurindaga kuba icyitegererezo kuko yabanaga nabi n'abandi. Ikintu cya kabiri, kwiyumvisha isura y'abandi. Ubuzima bushingiye ku gusangira n'abandi, ntabwo ari ukurya cyangwa kwirira wenyine. Ubuzima bwa none, uyu mugani urashobora kutwigisha ko imbaraga zidahagije, tugomba no kuba abantu bita ku mibanire myiza n'abandi. Ndumva Ngunda adusigiye isomo. Murakoze cyane kuba mwabanye natwe kuri iyi nkuru y'umugani wa Ngunda. Nimwandike mu gice cy'ibitekerezo cyangwa se mu gice kizwi nka komenti icyo umugani ukuvuzeho cyangwa isomo rikomeye wakuyeho. Ntuzibagirwe gukora subscribe no gusangiza iyi video n'abandi. Ndagira ngo ukore share kandi ukore subscribe. Mwakoze cyane kubana natwe, turabashimiye. Mwari kumwe na Kata Yves. Naho ubutaha.